Hello friends and family, tubashimiye umutima w'urukundo mudahwema kutugaragariza. Bibaye ngombwa ko dufata uyu mwanya tugategura iyi video tubagaragariza abakinnyi dufite muri team yacu Ibyiza One Empire. Nanone by'umwihariko dukomeza kubashimira urukundo mudahwema kutugaragariza, mukurikirana ibihangano byacu, mubisangiza abandi ibitekerezo muduha. Reka tuvuge ngo aho tugeze nimwe n'Imana, mwarakoze cyane gukomeza kudukurikirana. Nk'uko bamwe twagiye tubibona mubidusaba, twifuje ko uyu munsi twaza kubamurikira bamwe mu bakinnyi, tunababwira n'udushya turimo kubategurira cyangwa se n'uruhisho tubafitiye muri ino minsi. Ubwo rero tudatinze cyangwa tutizimbye mu magambo, turagira ngo dukomeze tubamurikire abakinnyi nk'uko mwagiye mubidusaba. None mumenye ngo ese uyu mukinnyi ni muntu ki, abaye hate mu buzima busanzwe, ni muntu ki. Nta nibyo ngibyo. Reka duhamagare uwitwa Hagumimana John, umenyerewe ku izina rya Mahame. Turagusuje rero Hagumimana John. Yego. Uzwi ku izina rya Mahame. Amakuru yawe? Meza cyane. Twifuje ko twagira n'ikiganiro nawe byubuze cy'umunota umwe cyangwa iminota ibiri. Ese aho ugereye muri sinema cyangwa se aho utangiye gukora ibihangano bica kuri YouTube, ni iki byakumariye mu buzima busanzwe, nize impinduka zabaye mu buzima bwawe? Wagusangiza amakuru. Murakoze. Hari ukuntu mbere umuntu tutarinjira mu bya movie cyangwa se bya filime, wagendaga wiyumva aho unyura, aho ukora n'iki, izina ryawe nyine ariko akundi nta muntu ukuzi ntaki. Ariko nk'ubu ngubu igihe umuntu yinjiye muri sinema nanga se mu bintu bya movie, sigunyura ahantu bakaba barakumenye, nanga se hakaba andi step wagezeho utari uzi kuzanageraho. Yego. Ubwo bishatse kuvuga ngo muri make hari ahantu cyangwa se hari icyo sinema yagufashije abantu benshi gukuza izina. Wenda urugero nkaje nkuzi uri umufundi, ariko hari igihe ejo bundi twari turi kugendana ahandi hirya kuri ya centre y'ubucuruzi, noneho tuhageze numva abana bose ngo Mahame hose baranzi cyane. Ubu hose centre zose zinaha ntaho batanze. Yego. Ni iki wasaba abadukurikiye cyangwa se abazareba iyi video kugira ngo urwego rwawe rurushaho kuzamuka cyangwa se bagushyigikire mu byo urimo gukora umunsi ku munsi? Gira message imwe utambutse, ikintu runaka wabasaba. Icyambere nashishikariza abanyarwanda nanga se n'abandi bantu badukurikira bo hanze y'u Rwanda, no gukunda ibihangano byacu, bakagerageza kubireba. Yego. N'ubirebye akabyumvisha mugenzi we akabireba, then bakaba banakora subscribe na share na comment kugira ngo dukomeze tuzamuke, tube twanarenga no ku rwego turiho, tugende tugere hirya no hino, no ku buryo twanagera hanze y'igihugu tugakora ibihangano bigakora. Urakoze cyane Mahame, ndagushimiye cyane. Murakoze cyane. Yego, murakoze. Ciao ciao. Hey friends, ndagusuhuje. Komera cyane. Murakoze cyane. Twakiriye hano undi mwakiteri cyangwa se undi mukinnyi nawe ugaragara ko abirimo neza. Mu buzima busanzwe bamwita Niyonzima Jean Marie Vianney, akaba azwi ku izina rya Mudugudu muri Diplomacy. Mudugudu turakwakiriye rero, ni ikaze. Uyu ni wa mwanya abakunzi bacu badusabye ko twabashyikiriza abakinnyi baboneka mu Ibyiza One Empire. Ubwo rero ndi kubona uje mu buryo budasanzwe, ntabwo nkumenyereye uku nguku. Niba uvuye guhinga, niba uvuye kwikorera ifumbire, ahubwo bimeze bite? Murakoze. Tukeneye twari turi mu kazi ngo tubashe kuganira namwe. Nk'uko mubivuze, ubusanzwe umukinnyi wo muri Diplomacy cyangwa se kuri YouTube channel Ibyiza One Empire. Nk'uko musanzwe mumenyeye mu badukurikirana, dukina filime nyarwanda ziba zirimo ubutumwa bw'ukuntu, mbese aho igihe kigeze n'ukuntu abantu babayeho cyangwa se ukuntu tugomba kubaho. Muri make nubwo ubutumwa twaba dushaka kumenyekanisha mu baturarwanda. Yego. Mu magambo make, message itari burenze umunota umwe, ni iki wasaba abazareba iyi video cyangwa se ni iki wasaba abari kureba
icyo basaba nk'ubufasha cyangwa se nka support kugira ngo ibikorwa ubonekamo cyangwa se ibikorwa bya team ibarizwamo birusheho kuzamuka? Nibyo koko filime zacu zikurikiranwa n'abantu benshi abatuye u Rwanda, abaturarwanda. Icyo twabasaba rero babishatse twatera imbere kandi babishatse n'ubundi twatera imbere, ariko icyo twifuza ni ukugira badufashe badushyigikire barebe filime zacu bazikundishe n'abandi bibashe kuduteza imbere. Icyo bakora rero ni ugukanda kuri subscribe, share, comment na like, ubundi mugakomeza mukaryoherwa na filime zacu nyarwanda. Murakoze. Reka tugushimire cyane, urakoze cyane. Turongeye twakiriye undi mukinnyi from Ibyiza One Empire, ariko none ndabona uyu munsi ho yaje mu sura nshyashya. Dusanzwe tumenyereye nk'umukire Jire muri Diplomacy, ariko uyu munsi ndi kubona yaje rwose ibintu byahindutse. Ese none uyu munsi niyo mpamvu yatumye hitamo kuza wambaye uko nguko? Nk'uko abantu bari batumenyereye, gerageza uzamure ijwi cyane. Nk'uko abantu bari batumenyereye uko twakinaga mu gice cyashize, nakinaga ndi umukire, ariko nyine ahangaha usanzwe ndi mu kazi, urabizi mu buzima busanzwe mba nkora ikiyede, nkora n'uturaka, gusanze ndi mu kazi, niyo mpamvu wari kubona gutya. Kanaka ni kwa kundi umuntu aba yiyeranje ari mu kazi. Okay, reka turebe muri kamera, ntacyo bitwaye kugira ngo abakunzi bawe batazayoberwa. Ese Jire ni muntu ki mu buzima busanzwe? Tumuzi nka Jire muri Diplomacy, kuri ubu ngubu amazina yawe nayo mu buzima busanzwe? Amazina yanjye Ntakirutimana Leonard. Ntakirutimana Leonard. Okay. Ngize amahirwe menyanye n'abazina, nanjye nitwa Ntakirutimana Bode aka Davis. Okay. Yego, reka dukomeze rero. Mu bigaragara mbona hari ukuntu ibihangano byanyu bigera kure nubwo bitaragera kure cyane. Ni iki wasaba ababikurikirana umunsi ku munsi kugira ngo mwe mubikora birusheho kubateza imbere, cyangwa se support mushobora kuba mwabasaba kugira ngo namwe mubikora bibateze imbere, cyangwa se ababikurikirana babone ko sinema nyarwanda hari level imwe yavuyeho, hari n'indi level iri kwerekera? Ni ukuvuga ngo nge ikintu numva nasaba abantu badukurikira, urabona hari uburyo njya ndeba sinema z'abandi nkazireba nkabona abantu bageze imbere, bageze hejuru cyane. Yego, ariko ikintu nasaba abantu badukurikira, natwe turacyazamuka. Urabona aho twari tugeze dukina iyi filime turanyije ya Diplomacy, hari abantu babanye natwe, baduhaye like, bakora share, nabo bantu ndabashimira cyane. Ariko icyo nasaba abantu badukurikira ni uko barushaho kuzajya natwe badupostinga cyane, bakadukorera share, bagakanda subscribe. Ibyo biri mu bintu byatuma tuzamuka, natwe tukagera mu rugero nka ruriya bakiramani bagezeho, banyambukuntu bagiye. Okay, ukomoje ahantu rero nari ndimo gushaka. Ese buriya mu bakinnyi bo muri sinema nyarwanda, nuhe role model wawe cyangwa se nuhe ufatiraho inyigisho ukavuga uyu nguyu nakora ibi ngendeye kukabikora? Umuntu ngiye mbona numva nakwigana mu buryo nakina buriya Kanimba wo muri Bamenye, kuri ubona akina. Nibyo kuko Kanimba uziko urabivuze mpita mbikurura, ndareba nsanga isura yawe, ubwo bwanwa bwawe, nsanga hari ukuntu bisa nkaho bijya nko guhura. Okay, abantu mukurikirana filime zabamenya cyane, muzarebe Kanimba, murebe n'uyu muvandimwe, muzabona wagira ngo harimo akantu k'akarorasiyo gatoya. Okay, noneho tugana ku musozo, ni iki wasaba abakunzi bawe cyangwa se abakurikirana channel Ibyiza One Empire kurwaye iruhande? Abantu bankunda, abantu twiganye, abantu bakunda channel yacu Ibyiza One Empire, akantu nabisabira bajye bakunda kugenda ahantu handitse comment, n'akantu kaba kameze nka gutya, kameze nk'uko iki kiganza kimeze, bagende kari akantu bagakoreho,
nibarangiza bakande ahandi hantu hari akazogera akantu kameze muri mufuniko aho ngaho nibarangiza batera comment bavuga ati Leonard Courage kabisa. Nicyo numva nasaba abanyarwanda kugira ngo natwe turebe ko ari ahantu twagera. Okay, urakoze cyane, ndagushimiye cyane, kamubwire ngo umunsi mwiza. Sawa. Turakomeje turimo kwakira abakinnyi from Ibyizone Empire. Muri kamera turi kumwe na Nyiramutuzo Grace, nibyo? Nyiramutuzo Grace musanzwe ni muntu ki? Ese aho ugereye muri sinema ni iki byagufashije? Ni iki wasaba abakunzi bawe cyangwa se abakurikirana filime zacu ku Ibyizone Empire? Okay, mu buzima busanzwe ndi umuntu usuka nkaba nafasha n'ababyeyi kunguko murimo kubibona. Mu mamagaye ngiye kugosora ibishyimbo mve no mu murima. Nkaba ikintu navuga sinema yanyunguyeho. Sayizi ngiza ahantu nyura namara kuhanyura akavuga ati wa mukobwa wabijobija ujya gusora ndaba y'inkazi. Ibyo yewe uziko akantu uvuze nkibutse nakabonye muri Diplomacy agace gatoya arimo gutonganya ngo bite byaye ngo kutajya gusa karakado. Bakunzi bacu rero uyu niwe wa mukobwa wabijobija musanzwe mubona. Yego komeza nubwo narenguciye mu ijambo. Nta kibazo nahanyura rero atijya gusora karakadobo k'inkari, ariko mbere nari wa mukobwa uzwi mu bintu byo gusuka byonyine. Aricyo kintu nzwiho, ariko sayizi ngize ari ahantu natanyura cyangwa ahantu naje runaka. Ubu sayizi ngize ndi umuntu urebwa n'abantu benshi batandukanye kandi nzwi n'abantu benshi batandukanye. Ntabwo navuga ngo ndakora ibintu byo ari byo byose mbonye kumwe ngo ngiye gusimbira ku muhanda cyangwa ngiye mu biki. Ari ikintu byanyunguyeho, ari n'ikintu byagize ute byanyongeyeho. Mbese ikintu nasaba abakunzi banjye cyane cyane ni ukumfasha. Bashobora gutuma nzamuka cyangwa bagatuma n'amanuka. Bino nkora ari inshuti zanjye cyangwa urubyiruko rugenzi rwanjye nkakuranye wenda narananiranye ndi umukobwa nagarukuranirana ndi umukobwa ukunda cyane ngakunda umuntu nkageraho mwizirikaho nkajya nabo banyakira naho data abona mbese ko nagumiwe. No, ndacyari umwana muto ntabwo nagumiwe, muto cyane. Rero ikintu mbasaba ni ukwirinda kuvuga ngo ngiye gusura abahungu ngiye kujya utaduhagarare mu muhanda dufunga inguni. Nyuma yaho ari izo mbakumbuje zigiye gusohoka ko natewe inda, ndabibakumbuje ntabwo mbivuzeho cyane. Mu bigaragara hari akantu uvuze numvise neza. Uravuze ngo aho ugereye muri sinema nyarwanda hari ibintu bimwe yakurinze ubu ngubu uko wagendaga mbere bitandukanye n'uko wagenda ubu ngubu. Bishatse kuvuga ngo niwe waragendaga uri kurira ibishike mu nzira, amavoka mu nzira, ubu ngubu ibyo nibyo nta wabikinisha. Yego, ibyo biri kumvikana cyane. None akabazo ka nyuma k'amatsiko, niki wasaba cyangwa se niki wabwira abantu bagukurikiye cyangwa se bazareba iyi video? Niki wabasaba cyagufasha mu rugendo watangiye muri sinema nyarwanda? Ikintu nabasaba ni ukunshyigikira no kuntera inkunga. Yabo niyo nkeneye. Urumva ndashaka kugira, ndabasaba muzakoresha share, subscribe, like na comment. Aho twabyishe mutubwire, naho turi gukora neza mutubwire. Nimujye murareba gusa ngo muhite muhitirako. Oya, mujye muducaha. Ingamwe dukeneye ubundi, imwebwe batera nkunga dufite. Yeah, okay. Urakoze cyane Grace, Imana iguhe umugisha. Namwe murakoze cyane. Inshuti zacu rero murabona ko team Ibyizone Empire turi benshi, turabakinnyi benshi. Murabona ko tumaze kwakira bamwe, ariko reka mbakumbuze noneho dufite abandi dusigaje inyuma. Bamwe muhora munyandikira mumbaza mbese amakuru yabo ni bantu ki mu buzima busanzwe. Abo ngabo rero nabo mu kanya gato turaje tubabereke, nabo dukomeze kandi tugerwe n'iki kiganiro. Turacyakomeje n'ikiganiro cyacu rero. Mbibutsa mwebwe mutarakora subscribe, jya kuri YouTube yawe wandikemo Ibyizone Empire. Ukimara kubyandikamo urahita ubona video zacu. Ndatekereza nta bandi bantu twitiranwa ku mazina.
ubwo urakora subscribe urebe video zihari izo urabonamo runaka zigushimishije cyangwa se ukuri buze kuzibona ujye hasi wandike muri comment ugire icyo uzitangazaho. Turacyakomeje n'ikiganiro cyacu nanone rero twakiriye hano umumama mwiza w'umusirimu utakeka bamwita amenyerewe nka Nyirakebesha muri Diplomacy cyangwa se kubizwani Empire. Wa mama mujya mubona yambaye inshabari, hasi muri comment mujyeho ubundi mutwandikire mutubwire ninde wakekaga ko ari umumama umeze gutya w'umusirimu kuri uru rwego. Reka dusabe kameramani amugaragaze neza duhereye hasi ku nkweto yambaye. Niba iyi kanzu yambaye niba yitaga ni mabaze, niba ari babaze muraza kunkosora niba mbivuze nabi, ariko n'uyu nguyu Nyirakebesha ni muntu ki mu buzima busanzwe, ni gute wisanze muri sinema nyarwanda? Njye kubona bisanze muri sinema nyarwanda byaramfashije. Yego. Ubusanzwe narinzwe ndi umuhinzi. Yego. Nirirwa mu cyaro. Yego. Ariko njyewe navutse mu bana 7 nsigaye ndi umwe. Iyo ngeze mu bantu ahantu nisanzuye rero mba numva nishimye kurutaho. Okay. Ibyo rero nabigezemo numva biranejeje cyane. None nkaba ndi gusaba inshuti zanje n'abavandimwe banje n'abantu banyishimiye kuri sinema nyarwanda kugira ngo muje mu nkandira akazogera. Bishatse kuvuga ngo bajye bakora subscribe bakande kukazogera. Okay. Bakande kukazogera kugira ngo buri ko mwaploadinze video bajye bahita barambona. Ubundi munjire comment mu mvugure kubiteho muje murakanda mukomeze. Yego. Okay, kumenyereye muri sinema nyarwanda ukina ufite amahane byahatari, ahubwo ntungwe no kukubona uri kuvuga utuje. Noneho ikindi ntabwo ngiraga amahane, ntabwo bibaga ari byo, nuko bari ukugira ngo twigishe abantu. Okay, ni iki wasaba abagukurikira umunsi ku munsi? Gusa ngenda tunguwe ngendeye kuko nari nsanzwe nkubona mu buzima busanzwe, burana nizi ko n'amahana ari hejuru cyane. Oya. Okay, yego. Ndumva noneho ibintu bimeze neza. Wenda naza kubabaza akabazo kamwe muri twemereye. Kuva mutangiriye gukora sinema, ese nize inyungu maze kubonamo kuri ubu ngubu? Ese mu bikorwa maze igihe mukora hari icyo byatangiye kubinjiriza kugira ngo n'umuntu uwo ari wese yaba ari mu diaspora cyangwa se uwo ari wese ugizaherereye mu gihugu wenda akavuga ati bari abantu bakeneye support, ibyo bakora tugomba kubashigikira kugira ngo bibatunge. Wenda ni hari ikintu baba barabashije gukuramo cyangwa se inyungu baba barabashije kubonamo, wenda kugira ngo uhereho unasaba abo bantu. Okay, ushobora kuva hano unatanze nimero yawe ukavuga uti umuntu wawe yarankunze, ashobora gukanda akanyenyeri gutya kugira ngo mbone uko nanjye nitegura cyangwa se nitaho kugira ngo mbahereze ibintu bimeze neza. Yego. Kuba ibi ngibi twarabyinjiyemo turacyategereje. Yego. Turacyategereje, ariko inyungu zo tumaze kuzibonamo nkuko turi timu nk'iyo bose bageze iwawe warwara waba uri mu bitaro bose ukabona bakugezeho kandi utaragiraga umuntu wagusura, ibyo wumva bigufashije kuruta uko wabaga ubaye wenyine wigunze. Okay. N'ubu turategereje rero, ariko nta kibazo, nta butemaga butagezemo umwuka. Yego. Reka rero kwizera ko twebwe buzatema, ahubwo reka tubasabe bakomeze badushigikire, noneho ibikorwa byacu bizamuke bya avance, none namwe mu bikora mu ikintu mu bikoramo. Abakunzi banyu ubu ni kimwe bateganije mu minsi iri imbere. Ndi kubona hano kuri site aho mbasanze abantu bari mu mirimo igiye itandukanye, hari abari mu buhinzi, abandi kubona bari gukora imirimo yo mu rugo. Ni iki muri gutegurira abakunzi banyu kuri ubu ngubu bakwitega mu minsi mike iri imbere? Abakunzi bacu icyo tubateganyirije ni ukugumya tukabasetsa, bafite stress zikagenda ziva mu mutwe. Nuko kumwe mukabasetsa.
Okay, urakoze cyane Nyirakebesha Mukamana Vestine, Imana iguhe umugisha. Namwe murakoze. Yego. Okay, turacyakomeje n'ikiganiro cyacu rero, murabona ko ibintu biri kugenda birushaho kuba neza. Twongeye kwakira muri kamera za Ibyizone Empire umugabo, niba ndibuze kumuvuga gute, ni umusaza mukuru, nanone akongera akaba urungano mu rungano. Turakwakiriye Murenzi, nikaze ku Ibyizone Empire. Murakoze cyane kuba mumpaye uyu mwanya. Yego. Ni byiza cyane, ndabyishimiye cyane ko mbona nsa naho nanjye ndi kumwe namwe, biranshimishije cyane. Vuga ngo ubwo mumpaye umwanya nanjye mbaye ikaze mu kumbaza ibyo mwumva mushaka. Okay, urakoze cyane. Murenzi tumenyereye muri Diplomacy, yitwa Murenzi. Amazina ya nyayo, amazina ya nyakuri bakwita nde? Abanyarwanda basanzwe bamenyereye amazina bahawe n'ababyeyi, ariko kuba muri Kristo hari nayo bakura muri za kiliziya. Yego. Nitwa Hakizimana Theogene. Hakizimana Theogene. Yes. Hakizimana Theogene ni umuntu ki mu buzima busanzwe? Icyo ni ikibazo kimwe. Icya kabiri, ese ubuzima bwawe buhagaze gute nyuma aho uviriye mu mirimo isanzwe ukaba warisanze mu ruhando rw'abakinnyi ba filime cyangwa se bakoresha social media cyane? Ubu ubuzima bwawe buhagaze gute par rapport no mu gihe cyatambutse? Okay, mu gihe cyatambutse urebye mpasimbukiye numva ntacyo byari bitwaye, ariko nubwo ntacyo byari bitwaye ubuho mbyita cyane ko byabaye byiza cyane, kuko hari icyo nubatse nkimara kugera muri sinema nyarwanda. Nacakiranye n'inshuti za natangiye nkaho ari nshasha, ariko ubu bamaze kuba barumuna wanjye, ndetse njya mbona hashobora kubonekamo na mukuru wanjye. Icyo narakishimiye kuko nubatse imbaraga mu buzima bwanjye ibirenze, naramenyekanye aharenze mu karere ndimo. Bivuga ngo mu turere 30 tw'u Rwanda abanyarwanda bambona ku buryo buhagije, kandi njyangerageza kubona hari n'abateye comment, ubwo hari icyo babonye cyiza muri channel Ibyizone Empire. Yego, urakoze cyane. Akabazo ka nyuma ari nacyo twaza gusorezaho, ese Murenzi muri Diplomacy twumva ngafite amakamyo i Mombasa, niwe nyiri mashyamba, niwe mushyire, mbese ese mu buzima busanzwe niko bimeze cyangwa ni bimwe bya sinema? Urebye mu buzima busanzwe ntabwo ariko bimeze cyane, ariko nta nubwo duciriritse, kuko bivuga ngo hari aho turi ariko hari naho dushaka kugera. Turifuza ko iyo misozi yabi yacu n'izo modoka bavuga zikaba izacu, gusa turiho mu buzima butari bubi, ariko n'izo modoka Uwiteka zitwongereye bikomotse muri sinema nyarwanda ntacyo byaba bitwaye. Murakoze cyane, turabashimiye. Namwe murakoze. Yego, turacyakomeje n'ibiganiro byacu aho twakiriye undi mutumirwa, gusa ndatunguwe mu buzima busanzwe nsanzwe mubona nkagira ngo ni umuntu ukuze cyane, ariko ndi kubona yongeye ku muntu mutoya. Mbasanze kuri site aho muri gukorera, twabakiriye kuri kamera z'Ibyizone Empire. Muzwi ku yahe mazina cyangwa se mumenyerewe ku yahe mazina mu buzima busanzwe mwitwa bande? Ni karibu. Mu buzima busanzwe nitwa Mbarushimana Priscilla, ariko mu izina rya sinema ni Shangazi. Yego, Shangazi. Uyu munsi rero nabasanze hano kuri tere, tugenda tubona commentaire nyinshi, abantu batwandikira badusaba bati ese mwazatumurikiye mukatwereka abo bakinnyi bakina ibintu dukunda. Murabona ntabwo ibihangano byanyu biragera kure cyane, ariko biri kugaragaza ko hari aho bimaze kugera. Nahoze nitegereza ndeba nsanga amaze kugera abantu babakurikira bagera ku 1500. Reka tubashimire abo bahisemo umurongo wo gukomeza kubakurikira. Kugeza kuri ubu ngubu namushobora kwa uploadinga video mu gihe kingana n'umunsi umwe cyangwa se iminsi 2 ikamaze kurebwa n'abandi 1500. Navuga ngo ni ibintu by'agaciro cyane. Ubwo rero uyu munsi abamaze kumva Mbarushimana Priscilla ni muntu ki mu buzima busanzwe, icyo ni kimwe. Icya kabiri, aho ugereye muri sinema nyarwanda ni iki byakunguye. Icya gatatu, ni iki wasaba abakunzi bawe? Mu buzima busanzwe ndi umumama kandi ndi mukuru. Ndi umumama wikorera ku giti cye, nkashakira urugo rwanjye ibirutunga. Ariko aho ngereye muri sinema
hari igihe nabaga ndi muri ako kazi kanjye nkabaho nigunze Yego. ariko aho ngereye muri sinema icya mbere ikintu byamariye Yego. byanduhuye mu mutwe Yego. byanduhuye mu mutwe numva ndatuje numva meze neza Yego. mbega sinema ngewe yambereye nka muganga Yego. uti gute nari ngiye kurwara nagiye kwa muganga bansanga nibyo bita ngo epotasiyo umutima uterera hasi Okay. noneho aho nagereye muri sinema mbese inyungu cyane ngewe mbona ni ibyishimo mba mfite ndi muri sinema noneho ikindi nareba ukuntu filime zacu zikunzwe nkumva ni ikindi kintu nkumva noneho zizankura ahantu zikagira ahandi zinkiza bikageza igihe nkazazibonamo n'umuceri wo guha abana nkava ku kiro nahahaga nkagura n'agafuka k'umuceri urumva rero mu byiza One Empire nahungukiye ibintu byinshi cyane. Okay, ni iki wasaba abagukurikiye cyangwa se abiteze kureba iki kiganiro tugiranye muri uyu mwanya? Nasaba abakunzi banjye kujya bampa comment, Yego. noneho ikindi bakajya bampa subscribe. Yego. Mbese hanini ni izo nkunga mbasaba, niyo ntwerero mbashakaho. Ndumva uri umukecuru w'umusirimu rwose, kumva umukecuru ushoboye kuvuga ijambo subscribe, abandi bavuga za subscribe, abandi bavuga subscribe. Okay, reka ngushimire cyane. Reka tubabwire ko abakunzi b'ibyiza One Empire mu minsi mikeya turaje tubahereze filime nziza iryoshye cyane. Reka twitege ko nyuma yo kumara kubona iki kiganiro namwe murahita mudushigikira mukora subscribe kugira ngo filime zacu cyangwa se ibihangano bituruka ku byiza One Empire bije bibagereraho ku gihe kandi n'umudufashe kubisangiza n'abandi. Reka tugushimire Shangazi Mbashimana Priscille, Imana ibamugisha. Murakoze. Ubwo abakunzi bacu rero mujya mufungura ku rubuga rwa YouTube, mujya ku byiza One Empire. Ubundi aho niho hari filime zigezweho. Ibiganiro byacu rero tugana ku musozo, ariko twakiriye undi mumama uzwi cyane ku izina rya Mama Tine, umumama w'umunyamushiha. Umumama ukunda kwivanga mu nkundo z'abana bikundanira. Ese mu buzima busanzwe niko bimeze, ugira umushiha ukunda kwivanga mu nkundo z'abana bakundanye? Okay, Mama Tine ni muntu ki mu buzima busanzwe twakwakiriye? Murakoze. Nitwa Nyiramahirwe Jacqueline. Yego. Mu buzima busanzwe ndi umuntu ukunda abantu. Yego. Iyo nakunze umuntu sinjya mpfa kumureka. Yego. Icyo nkizi. Yego. Ikindi ndi umumama ukunda kuririmba cyane, ukunda no gusenga. Yego. Okay, ubwo uratubwiye ibyo ukunda mu buzima busanzwe. Reka twinjire muri sinema. Aka kanya abakunzi bakubona ku byiza One Empire uri Mama Tine. Ese aho ugereye muri sinema nyarwanda cyangwa se aho ugaragariye uri umwactrice w'umumama, nihe message waha mu bagenzi bawe bavuga ko ibintu bya filime bidakwiriye ku bantu ba mama? Ese ni iki cyane cyane ko itangira ry'ibintu biba risa nkaho rigoranye, ariko wowe nihe message watambutsa ku mama bagenzi bawe ku buryo nabo batinyuka bakaza mu ruhando rwa sinema nyarwanda? Ubu ngitangira gukina nakinnye ndi umumama udakunda kwinjira mu rukundo rw'abana, ariko nubwo nakinnye ibyo nkina ntabwo ariko biri. Nashaka kwigisha kuko ari abantu babigenderamo, ariko ngewe ngubu kuva ngitangira gukina filime hari bamwe babibonye nabi, ariko njye mbibona neza kuko nateguraga ejo hazaza hanjye. Yego. Rero nashikariza abagenzi banjye ba mama bageze mu cyiciro nk'icyo ngezemo, ntabwo nkiri umwana, ndi umuntu mukuru. Yego. Nabashishikariza kuza nabo bagufunguka mu mutwe. Iyo turi nk'aho twaje gukina tuba dufite ibyishimo bitandukanye n'indi minsi ko tuba tumeze. Yego. Iyo twahuye turi timu turaganira, turaseka, niho tubonera ibyishimo. Yego. Okay, reka mbashimire cyane, murakoze cyane. Mukomeze kandi mugire n'akazi keza. Ndabona mu kanya wagira harashya. Reka twitege ibyiza murimo kudutegurira ku byiza One Empire nk'uko mubivuga. Namwe murakoze. Turakwakiriye kuri kamera za ibyiza One Empire. Amazina yawe mu bisanzwe bakwita nde? Nitwa Uwumpaye Solange.
mu mazina bakunda kunyita mu Bwiza One Empire nitwa Helena. Helena turakwakiriye kuri kamera za Ibyiza One Empire. Helena ni muntu ki mu buzima busanzwe, ni iki wasaba abakunzi bawe cyangwa se abagukurikirana umunsi ku munsi? Helena ni umuntu usanzwe mu bintu by'ubuhinzi, mu bintu byo gucuruza imboga. Yego. Ikintu nasaba abakunzi banjye badukurikirana mu Bwiza One Empire, nabasaba gukanda ku kazogera, gutera komenti, bakanasharinga, babaduhaye inkunga ikomeye. Urakoze cyane, turagushimiye, Imana iguhe umugisha. Urakoze nawe. Twongeye kwakira umutumirwa kuri kamera za Ibyiza One Empire. Mu buzima busanzwe bakwita nde? Abasinange banyitisubiza Debora. Mu Ibyiza One Empire ukaba witwa nde? Ndakubona uri umwana muto cyane, igitekerezo cyo kuza muri sinema nyarwanda wakigize ute? Ese umaze igihe kingana ute muri sinema nyarwanda? Muri sinema nyarwanda bimazemo amezi 5. Yego. Nyine nkibizamo ntabwo nabyumvishagamo ko ari jewe, ariko byaramfashije, byaraninyuye kandi binanyubakira n'izina. Ari ahantu ngira nkumva umuntu arampamagaye ngo Tina twarakubonye ngo uzakomeze igihugu umutima, ibyo byose bikamfasha. Yego. Tubonereho dusobanurire abakunzi ba Ibyiza One Empire bakurikirana The Promise series. Uyu mwana mubona yitwa Debora, akaba ari we actrice mutoya ukina yitwa Tine. Muramuzi ko urukundo rwe na Samuel ababyeyi batabyishimiraga, agakunda gufasha Samuel mu masomo na Samuel bagafashanya. N'uyu nguyu rero, ni iki wasaba abafana bawe cyangwa se ni iki wasaba abakunzi bawe kugira ngo ibyo urimo gukora bizakugirire umumaro cyangwa se inyungu mu gihe kizaza? Icyo nabasaba bagenda bagasharinga, bagakora subscribe na comment, twaba twakosheje bagaducaha, byatuma tugera kure. Murakoze cyane. Noneho reka tubabwire, twibukiranye twese kimara kureba iyi video, mumbabarire mbasabe iki kintu kimwe, mureke dushigikire iyi team dukora subscribe, byibuze iyi video tuze gusoza kuyireba tuvuye nko ku basabu 1500, byibuze tugize nko ku 10,000. Okay, byose ni ibintu bishoboka, twese tubigizemo uruhare. Tujya tuyibona ko hari abantu benshi mudukurikirana ariko mukadukurikirana mutarakoze subscribe. Mukeneye kujya muramenya amakuru ku gihe, mugende mudusure. Nyuma yo kuba mwabona iyi video tuzareba koko ubusabe bwacu nk'abafana bacu niba mwarabwubahirije. Dukomeje kubashimira kandi namwe Debora turabashimira. Murakoze cyane. Bakunzi ba Ibyiza One Empire rero, ubu uko muri kumbona hangaha nasetse cyane, numiwe. Sinzi niba cameraman ari kubasha kubigaragaza neza. Iki ni igiki? Igitebo. Iki ni igitebo. Igitebo. Okay. None se ntabwo nsobanukiwe neza. Ndeba The Promise cyane, ndayikurikira cyane. Hari agace mweruka gusohora, mbona ari weho urimo umukire, urimo kugurisha imashini umusaza witwa Bijobije. Nibyo cyangwa ntago ari byo? Nibyo. None se hanyuma y'ubu ngubu ko mbona ibintu bisa nkaho byabirindutse n'igitebo, imikubuzo, imyenda ntasobanukiwe neza iyo ariyo, ubuzima bwawe bwaraje guhinduka se byaba byaragenze bite? Ubangangarutse guhora n'umukecuru. Bese nabaye ngutembereye mu Buganda. Nzagahure n'umukecuru. Uyu mukecuru bana ba mama rero. Arambwira ati niko wa mugabo komeretse kukubona Ibyiza One Empire. Nkabona ibintu biri kuryoha, byaje kugenda bite? Ndavuga nti wa mukecuru nahinduye ubuzima, nja ku Ibyiza One Empire. Niyo mpamvu ugenda unkurikirana ukagenda umbona bimeze kuriya. Nubwo uwo mukecuru arambwira ati umva umwana wa mama. Ataka kanya tuvugana ati mbaye caramvumye harejo bundi kuko urabona iyi nemyeyo. Nemyeyo ngiye mvuye gusaba akazi kuko umukecuru yarambwiye ngo rowa mugabo we aturyoshaga ibintu, ati tunakunda no kukureba cyane. Umukecuru ampa 10,000 ngo ngende ndi kubirya, ariko nambwira ati rowa mugabo tuvugana aka kanya kankuvume. Abamvumye umuvumo umeze nk'intuzi. None niyo mpamvu muri kubona zino myeyo.
bati bantu muri hano bene data nshuti zanje naje kuvuma uyu muvumbuto rwo navuye gusaba akazi uyu nawe ubwo ngezeyo arambwiye ngo ni inkubure ariko aranambwira ngo runo iki ni igitebo bya bindi bya kera baboheshaga bimwe by'ibigwegwe n'imigano ubwo arambwira ngo kino gitemo ngo nindangiza gukubura ngo ibi byatsi ngo njaje no kubimena kubera hari mu gipangu ngo ntabwo ashaka imyanda mu rugo iwe nuko abakunzi bacu rero murabona uyu mugabo abakurikirana iby'Izo1 Empire niwe witwa Cyuma yego mubona cyane mu makoti meza ari umukira afite inda nyakubahwa ariko uko biri kose ibintu iby'Izo1 Empire barimo kudutegurira mu byitege mu minsi mikeya. Okay, reka tuve mu buzima bwa sinema twinjire mu buzima busanzwe. Niki wasaba abakunzi bawe cyangwa se abakurikirana iby'Izo1 Empire niye nkunga wabasaba kirimo imyanda mwa? Okay, sawa. Niki wabasaba kugira ngo iyi mirimo mukora umunsi ku munsi namwe ibaviremo umusaruro kuryo wagenda ukavuga uti ngiye nakinye filime nyarwanda cyangwa se nabarijwe muri sinema nyarwanda ariko igihe nayo mazemo nabashije gukora n'iki. Niki wasaba abakunzi bawe? Yego. Manje kubashimira. Yego. Abantu bese bose bagenda badukurikirana kuby'Izo1 Empire. Yego. Ndabashimiye. Yego. Kandi mukomeze mudukurikirane. Yego. Kuko ibintu byacanze bigeze ni byiza. Yego. Ndabashimiye Imana izabahereza umugisha. Yego. Yego urakoze cyane kandi abantu bakomeje kudukurikirana mwese ndabashimiye cyane. Okay, reka tugushimire nawe urakoze cyane. Dukomeje n'ikiganiro cyacu twakiriye undi mukinnyi from iby'Izo1 Empire. Turakwakiriye ikaze kuri kamera za iby'Izo1 Empire bakwita nde mu buzima busanzwe? Mu buzima busanzwe nitwa Shimwe Ernest. Yegereza uzamura ijwi kugira ngo cameraman agufate neza. Mu buzima busanzwe nitwa Shimwe Ernest. Yego. Mu by'Izo1 Empire nyinamo nitwa Muvuguzi. Yego. Umuvuguzi aho ugereye mu by'Izo1 Empire hari ahandi hantu waba warigeze gukina cyangwa se hari ahandi hantu waba warigeze ugaragara kuri kamera za bandi bantu bakora sinema nyarwanda? Hari ahandi hantu nagaragaye. Yego. Ariko ntabwo ari henshi. Ntabwo ari henshi. Okay, tugana ku musozo rero abafana bacu bagiye bifuza ko twabaha abakinnyi dukorana nabo mu by'Izo1 Empire ni muri urwo rwego nawe wisanze hano kuri kamera. Ndagira ngo mu magambo make udufashe niki wasaba abakunzi bawe niki wasaba gukurikirana iby'Izo1 Empire aka kanya ubundi tugakomeza. Icyo nabasaba cyo yego bakomeze badukurikirane yego ibintu byacu bakomeze babihe amaboko yego icyo nabasaba bakomeza kuduha subscribe yego katwandikira na comment yego abana bakatuba hafi kabisa. Reka tubashimire cyane rero murakoze cyane kandi mwakoze ku bwitabire bwanyu. Okay, nshuti zacu rero bafana bacu bakurikirana channel iby'Izo1 Empire dukomeje kubashimira cyane ku rukundo mudahema kutugaragariza. Nkuko mwabidusabye rero bari abakinnyi bose mubonye ni bamwe mu bakina mu by'Izo1 Empire. Turabasaba rero gukomeza kudushigikira kandi mbabwira ko iby'Izo1 Empire turabikiye byinshi turimo kubategurira agaseri kameze neza. Ndatekereza umuntu wese uzabasha kukareba azagira message runaka yakuramo yuko ashobora kuba yabana n'abantu mu buzima busanzwe uko yakwitwara mu buzima busanzwe kugira ngo abeho mu buzima bufitiye igihugu akamaro cyangwa se nawe ubwe abeho mu buzima bufitiye umumaro abandi bagenzi be. Mvuga ngo rero ngewe twari turi hamwe kuri kamera mbafasha kugira ngo mubone aba bakinnyi batandukanye ni Director Davis. Turakomeje tubasaba mukomeze mudushigikire kandi nanone ntituzahwema kugenda tugaruka kuri kamera tubashimira. Reka tubabwire ngo mwakoze cyane. Ciao ciao.